Ibyo ubu ngubu hari amakorari ndayaramukije amakorari yose abaririmba mu makorari badukurikiye bavuga ngo tuzazana indirimbo album niyuzura ntibikigezweho ugasanga sorti bayitanzeho miliyoni ariko kuba bakora uno musi sorti nizemera ariko kuba bakwegeranya wa musanzu bakazakora indirimbo zingana uko bikabagora navuga ko rero kandi iyo sorti ibaye imwe mu gihe yo bakora album zari kuzaguma sorti nyinshi cyane zizanaguma. Reka tubashimire nshuti bakunzi ba Source of Joy studio yo kwa Leopold. Tubashimire uburyo mubana natwe mu biganiro bitandukanye yaba byatambutse tubona ama reaction mugira mutugaragariza uburyo mubyishimira munadusaba byo tuzakora bidutera imbaraga kandi bikatwereka ko koko mufashwa n'ibiganiro byacu. Uyu munsi murabona ko twabazaniye umutumirwa turubereke mu kanya ni ikiganiro tugiye gukora turaza kubabwira insanganyamatsiko turi bukoreho ariko nkuko dukunze kubigenza dushyira imbere Imana tugasenga tukabanza imbere Imana nkuko biriya ibitubwira. Reka rero nubundi nsabe umutumirwa turi kumwe nubwo atarivuga araza kubibwira mu kanya ariko adufashe mu gusenga Imana kugira ngo gahunda zose zibize umugisha kandi namwe mutugire umugisha tubagireho umugisha. Kangusaba usenga Imana. Mana turagushimiye tugushimira urukundo rwawe rutagira akagero rwatumye utanga Kristo kugira ngo mwizera wese atarimbuka aho bwahabwa ubugingo buhoraho. Ni muri urwo rwego natwe turi kuganira kubw'umurimo wawe kugira ngo turusheho kwagura ubwo bwami bwawe nk'uko wabidusigiye mu nshingano. Tugiye kuganira na bene data, iki kiganiro kizagera kure, kizahura nabo tutarahura nabo, kizagera kubo tutazi, kizagera ku mitima icogoye cyangwa se inaniwe yibaza uko byagenda. Turasaba umwuka wera kugira ngo agerekeze rero. Umwuka w'Imana azabane natwe kandi akomeze kubana natwe n'ubundi imbaraga zawe nyinshi zikomeze guhindura imitima kandi wongere kutwigisha ubwenge mu byo tuganira n'ibyo tuvuga tube tubivuga tumurikiye n'ubwiza bwawe. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Arakoze cyane kudufasha mu kutuyobora umwanya wo gusenga Imana. Ni byiza rero ko abantu bagendana baziranye. Ngiye mumaze kumenyera nitwa Emmanuel Ntakirutimana nkaba nkiri umusore nkunda kubivuga ko ari igihe kizagera mukareba iki kiganiro yenda ntakiri umusore byo nabyo turabiteganya. Turi kumwe rero n'umutumirwa kandi nawe unyegereye nawe yabibwira kugira ngo mashe kumenya. Ya murakoze cyane nishimiye ko mwampaye umwanya kugira ngo tuganire. Nitwa Theogene wiringiye Imana. Abenshi bajya bamenya ku izina rya MC Theo ndo munyamakuru marira kuri Life Radio. Yego. Muri kumwe kandi na producer Leopold ariko nawe yakongera akabibwira. Yesu ashimwe. Nitwa Niyonzima Leopold abandi producer muri Source of Joy studio. Yego murumva rero ni timu y'abantu batatu nanjye Emmanuel Ntakirutimana ubusanzwe ndi umunyamakuru kuri Life Radio nkora na Theo ariko twashatse kugira ngo tuganire noneho nk'umunyamakuru ku uyu munsi turashobora ko ivuga butumwa rinyuze mu ndirimbo abaririmbyi amakorari abahanzi Yesu Kristo dusigiye inshingano zo kwamaza ubutumwa bwiza. Hari ababwamamaza bafashe ijambo ry'Imana kanyana bakabwiriza hari n'ababwiriza ariko binyuze mu ndirimbo. Turi kureba rero indirimbo ivuga butumwa mu ndirimbo nikoranabuhanga. Ibyo turugenda tugarukaho cyane kuko isi yahindutse nk'umudugudu. Turi kubona ikoranabuhanga ari kugenda rigira imbaraga esaho indirimbo ivuga butumwa mu ndirimbo ryo ntiryasigaye inyuma. Tubanze duhereye ku mutumirwa wacu MC Theo nk'umunyamakuru ukora igitangazamakuru wowe ivuga butumwa mu ndirimbo n'ikoranabuhanga uribona ute urifata ute? Ya murakoze cyane yo tuvuze ivuga butumwa n'indirimbo navuga ko ikoranabuhanga ivuga butumwa mu ndirimbo ariko n'ikoranabuhanga tuba tuvuze ikintu gikomeye tuba tuvuze mbere abantu bashobora kuririmba ariko bikagorana ariko umunsi byaroroshye uko mbere kumenyekanisha ibyo twakoraga cyangwa se ibyo abaririmbyi byabaga bakoze byabaga bigoranye ariko uyu munsi korari yose ishobora kuvuga ati dufite channel akaba wagera ku ndirimbo ntawe ugiye kubareba ariko mbere kugira ngo umuririmbyi atuzanire indirimbo mwakoranye interview byasabaga ko azatega akava wenda Nyamagabe akava Nyaruguru azanye CD iriho indirimbo ariko ubu ngo baguhereza link birahagije navuga ko ubu ngubu byaroroshye navuga ko ivuga butumwa ryoroshye cyane muri kino gihe turi no mu ikoranabuhanga ryoroheje uburyo bwo gukorera Imana niko nabivuga. Yego ikoranabuhanga ryoroheje uburyo bwo gukorera Imana kuri wowe
nk'umunyamakuru mbere yuko bigera kuri iyo YouTube channel, mbere yuko bigera kuri radio kugira ngo bisakare hirya no hino, akubwa wumva bikurikirana gute, habanze kibihera hehe, kuko turi kumwe na producer tunaza no kumugarukaho, ko bikurikirana gute kugira ngo n'umuntu utaragera hagera cyangwa se korari itaratangira gukorana n'ikoranabuhanga yumva hakenewe iki. Ya urakoze cyane. Iyo umbajije ikibazo gikomeye cyane, iyo uvuze ngo bikurikirana bite, ubwo kubera ko nanjye mba muri korari mpita ntekereza uburyo nabikurikiranya mfite korari wenda nyoboye turi buze kubikoramo. Iyo ndimo ndategura mba ntekereza kuri producer, ibyo ndi gutegura ndatekereza producer uzabidufashamo, ariko mbere yaho ndatekereza uburyo nanjye izandirimbo zacu turirimba ntibihagije kuba zidufashiriza mu rusengero, hari genda ijyana kwa producer ntibyemere, hari genda ijyana ahantu runaka wayidukoreye ntibyemere, ariko nanone ntekereza ku ndirimbo ndirimba muri kwa kuzandika kuzisengera. Iyo ibyo twamaze kubigeraho no gutekereza producer uzajyana n'ibyo twifuza. Iyo twamaze kumubona rero indirimbo ikaba yasohotse, mwe kuba ntekereza ngo ku indirimbo yasohotse birahagije ko yasohotse, kuko harimo abazi ko iyo yasohotse yabihagije akayiherekanya nabo baririmbana kuri groupe bari babanaho, cyangwa se kera CD zikiho n'amatepe akaba yitanga ku rusengero rwabo bikabirarangiye. Ariko umunsi ko bimeze, indirimbo yasohotse ariko nyuma yo gusohoka harabiki, aho rero no hakunda kuba ikibazo. Ugasanga umuntu yasohoye indirimbo kera habagaho imyumvire sinzi niba ubu ngubu ikibaho, kavuga ati twebwe ntabwo tujya kwiyamamaza, Imana izabyikorera. Yenda tuza kubigarukaho. Imana izabyikorera, ariko ikiba gikurikiyeho ni ukumenyekanisha imbaraga mu mazi igihe mukoresha. Hari zo mwabitse zo kumenyekanisha ibyo mwakoze, kuko benshi bamarira imbaraga mu gukora ntibatekereza imbaraga zizakurikira zo kumenyekanisha ibyo bakora. Numva ari ibyo ngibyo bikurikirana. Yego. Leopold, mubyo MC Theo cyangwa se Imana Theogene yakomojeho, mubaza urugendo uko rukwiriye kugenda rukurikirana, agarutse kuri production, gutunganya, gushyira muri studio za ndirimbo za nditswe n'abaririmbyi cyangwa se zahimbwe n'abaririmbyi, bikasanga none babizane mu ikoranabuhanga ariko biciye muri production. Wowe ukubona uko isi igenda ikura mu buryo bwa technology bw'ikoranabuhanga, n'abantu mwakira mu studio, ushobora kuba wowe ubwawe harabo wakira, ariko munagira nuko muganira n'abandi ba producer, mubona ubundi bigendanye n'iki gihe, cyangwa ahubwo gospel, turi kuvuga cyane cyane gospel kuko turi mu ivuga butumwa, natangiye mvuga ko Yesu Kristo yadusigiye inshingano zo kuvuga ubutumwa bwiza, ntabwo turi burengaho muri gospel. Mubona gospel, amakorari, abahanzi bari kugendana n'umuvuduko kuko ikoranabuhanga bazana ibihangano byabo ngo mu bikore bizabashe kugera nk'iryo koranabuhanga MC Theo yavuze? Ntabwo twavuga ko ari bose, ariko hari abahanzi, hari amakorari ubona ko icyo kintu yakitabiriye, ariko nibo bakeya, ubona ko abenshi batarabyumva. Turacyafite abantu tukibona dukora indirimbo ukumva yaheze aho ngaho, iri aho muri studio, ntabwo nta feedback zayo wongeye kumenya, cyangwa se nubwo zaba hari kumva ni nkeya, kumva ahantu yageze ni hakeya, kandi byose ukumva nyine byatewe na ba nyirayo batashyizemo imbaraga, biracyaciriritse. Bivuze ko ari nizo mwarakoze mukaba mukizibitse abanyazo batarazikurikiranye? Oya, turaziba kuko byanze bikunze iyo turangije kuzikora turazitanga tukazibaha, ariko burya indirimbo uko byagenda kose umenya ko yagiye igakora icyo intego yayo nyine, ikaba yarageze aho yagombaga kugera, ariko niyo itagiye nabwo turabimenya. Rero ibyo baracyari bakeya. Uko ivuga butumwa ryatangiye mu Rwanda, wasanga ari habaho ibintu by'amavuna, kuva ku gasozi kamwe ugiye ku kandi, ugiye kuvuga ubutumwa, aho iyo myumvire n'umuco ntiwaba ukiri mu bantu cyane batarumva ibyo kujya muri studio ngo bakora andi mavuna biciye mu zindi nzira, kuko nayo ni amavuna ariko biciye mu zindi nzira. Ese ntihaba hakirimo ikintu cy'ubwoba cyo gufata nka studio nk'ikintu gihambaye, bituma abantu hakirimo barriere yo kuyoboka cyane ama studio? Ubwo wagira n'icyo babwira no gufatinyura n'abatekereza ko bihenze bihambaye, wagira icyo bivugaho? Ikiriho nuko ikintu cya mbere igomba guhinduka ni mu myumvire y'abantu, igomba guhinduka
niba kuri ubu ngubu kujya ku gasozi kamwe bitagikunda, ariko hari ubundi buryo, hari uburyo noneho usibye no ku gasozi kamwe, noneho ushobora no kugera mu ntara, ushobora kugera mu gihugu, ushobora kugera ku mugabane. Rero abantu bahindura uburyo, bamenye ko Imana yaciye izindi nzira, yatanze ubundi bwenge. Abantu rero bakanguke, bamenye ko hari izindi nzira zihari. Ese kuko ntibinahenze, nagira ngo ikintu tukivireho rimwe, ntibihenze ku buryo abantu batinyuka, cyangwa se nanone uravuze ngo guhindura imyumvire, hari ibyo amakorali adepansa cyangwa se atakaza no mu bindi, kuko nawe uri umuririmbyi, uri dirija muri Siloam, aho ukaba na producer ufite studio yawe, ukurikije ibyo amakorali n'ubundi atakaza mu bindi, ukageranya nuko n'amafaranga mwakira cyangwa musaba abaririmbyi n'abahanzi muri studio, ubundi ntibihenze cyangwa byakwiriye kwitwa ko bihenze ujyanije n'ibyo korali n'ubundi itakaza mu bindi? Ntabwo bihenze kuko korali urebye ibindi bikorwa ikora, ntabwo rwose kujya muri studio bihenze. Kandi wenda hari uburyo mbere abantu bumva babifataga nk'ibintu bikomeye, kubera ko babariraga wenda kuri alubumu indirimbo 10, bakabarira kuri 12, ariko kuri ubu ngubu uraba ufite indirimbo imwe, ukaza tukayikora, ukaba ufite 2 tukayikora, tukazikora. Rero numva icyo ngicyo abantu bakwiye kukibohokaho. Icy'amafaranga numva atari ikibazo, kuko urebye ibindi bikorwa bya korali, amayinifomo, ibyuma, imisanzu bakwa ku rusengero, ibyo byose na studio bagombye kwishyira muri kimwe muri ibyo bikorwa. Ngiye munganiye, hari nk'amakorali nzi ajya gusohoka akadepansa nka miliyoni, kandi miliyoni yakora alubumu sorti imwe yonyine. Kandi buriya niba ari ibintu binezeza abaririmbyi ni sorti. Iyo korali rwose idaheruka sorti ubona itanezerewe, kubera ko abaririmbyi navuga ngo biri mu bintu bibamotiva mu byo bakora. Ugasanga sorti bayitanzeho miliyoni, ariko kuba bakora uno musi sorti ntizemera, ariko kuba bakwegeranya wa musanzu bakazakora indirimbo zingana uko bikabagora. Navuga ko rero kandi iyo sorti ibaye imwe, mu gihe yo bakora alubumu zari kuba sorti nyinshi cyane zizanaguma. Bikwiye rero guhinduka ngira. Hari ikintu ugeze gukomozaho, uvuga ikintu gisa nkaho bamwe babifata nk'ubwibone. Hari amakorali n'ubu ngubu ngewe, hari abo twagiye tuganira, babona n'abaje kuri radio, babona bari kujya kuri YouTube, babona bari gukora utwo video twa buri gihe basimburana, bakabifata hari nk'ubwibone nk'uko wari ubikomojeho, cyangwa se gushaka kwigaragaza. Wowe icyo kintu kivuga iki? Navuga yuko kwigaragaza sinzi icyo baba bashatse kuvuga, ariko ubwami bw'Imana ntabwo budutegeka guceceka. Bibiliya ivuga ngo nitwaho umwuka w'ubwoba, twaho umwuka utuvana mu bubata kugira ngo dushire amanga tuvuge. Rero iyo dufite inkuru nziza dukwiye kwimenyekanisha tukayivuga. Kandi rimwe n'imwe hari abantu bavuga ngo iriya korali ngo kuki ari ihoramo. Burya ntuzabone korali wenda kubitangaza kuri bimwe n'imwe ariyo bacuranga cyane ngo ugire ngo hari indi mpamvu. Burya igira imbaraga zo gukurikirana ibintu byayo. Wenda harimo batabimenya, akavuga ati wenda Siloam ihoramo kuko tuziranye na Leopold. Si yo mpamvu, ahubwo impamvu nuko nabo bafata umwanya bagakurikirana ibintu byabo. Naje gusanga rero nibyo navugaga, abarimbyi barakora ariko bagahita bahagarira ahantu bavuga ngo ni nko kuvuga ngo ndejeje ariko nkananirwa gusarura. Reka iki kiganiro tuzayishakira hari umwanya urambuye, twongeye tukigarukeho, noneho mbasabe mugire ubutumwa mutanga, bigire ubutumwa mutanga ku baririmbyi, ku bahanzi, ariko cyane cyane amakorali, kuko hari abacyumva ko kuririmba bakaba baririmbyi wa mu rusengero bihagije, ntibirirwe batinda ku kintu kijyanye no kumenyekanisha no kwagura ngo ubutumwa bwabo bugere hanze y'urusengero rwabo. Murabaho ubuhe butumwa? Navuga yuko nkuko bavunika babisengera, bakavunika batanga imisanzu. Niba mwarakoze album batwaye miliyoni n'igice cyangwa miliyoni 2 cyangwa 3, mwagakwiye no gutekereza izindi mbaraga ziri inyuma mukwiye gushyiramo, nabyo bakabibarira rimwe. Impamvu bibagora nuko byo bashaka kubikora nk'ibintu by'impanuka. Niba bakeneye wenda iyo article ku kinyamakuru runaka cyandika, bababwira ati article kugira ngo ikorwe birasaba ibi nibi, umunyamakuru kuko harimo nizo motivation zo mu banyamakuru nazo zikenerwa rimwe na rimwe, akumva ayo mafaranga none ni president uri buyishakeho kuko yo ntibayabariye. Byose bakwiye kujya babishyira mu ngenamigambi, bakavuga ngo niba dukeneye indirimbo yacu ko izamenyekana tukamamaza ubwami bw'Imana, dukeneye ibinyamakuru runaka, izo media tours,
turabigenera wenda bije ingano kunuko nibyo bizaborora. Ikindi kibazo twagize numvaga ntari bugende ntavuze muri iki kiganiro, twabuze aba promoter. Nk'ubu ngubu ushobora kujya kuri channel za YouTube nkasanga wenda mbere twari dute za YouTube za uploading indirimbo, kubera ko YouTube zaje guhinduka nk'ibintu bibaye business nabwo. Nk'uyu munsi aba producer nibadufasha na Leopold turi kumwe bagire ibyo bakorana n'amakorari, ariko ubuzi ngo kwa producer Leopold wenda muri iki cyumweru nzasangaho indirimbo nshyashya. Ubu uyu munsi ishobora kuba indirimbo nshyashya kandi nk'indirimbo 10 zasohotse muri icyo cyumweru, ariko mu myaka nk'ibiri ishize cyangwa 3 washoboraga kujya kuri Zaburi nshya, washoboraga kujya kuyoboka Imana, washoboraga kujya ku byishimo ukaba warebaho indirimbo nshyashya yasohotse. Aho ibyo rero biviriyeho ubu twagize ikibazo, ushobora kubura indirimbo nshyashya kandi izari kuko korari buri korari yose ifite channel yayo. None kuzimenya izo channel nabyo biratugoye kandi nabo ntibayimenyekanishije. Rwose mu bintu nsaba nubwo bigoranye, ariko aba promoter nabo barakenewe. Mbere yuko tugaruka ku kijyanye n'itangazamakuru n'amakorari, reka tugere ku kintu waruvuze cy'aba promoter. Promoter abantu bafasha abaririmbyi kumenyekanisha indirimbo zabo cyangwa se n'amakorari kumenyekanisha indirimbo zabo. Waruvuze ngo ni ikibazo. Warukomoje ku itangazamakuru byajyaga bifata byakira indirimbo, abandi na maradiyo amateleviziyo akaba yanavuga ati reka yanareberaho akaba ati nsanga indirimbo hariya. Ubu noneho kugeza ubu ngubu indirimbo ziboneka gute niba batakiboneka? Kandi n'abaperezida bone kuvuga abaperezida gusa cyangwa se amakorari ugasanga nayo ntazi n'imbaraga ari gukoresha zo kuvuga ngo mva hangaha nsanga igitangazamakuru mbashyira indirimbo, mva hangaha ngire gutya amenyekanisha kuri tubicano yanjye nayo habaho indirimbo. Ubu ngubu itangazamakuru indirimbo muzibana gute? Ese ubu nibyo ntibinagoye bihuze n'aba promoteri ko batagihari tubihuze? Navuga ko bigoranye, ariko kuko buri wese ubu navuga ngo amwenda warukingirije ahera nyine aho bavirimo aba promoteri, buri wese ashobora kuzana iyo ndirimbo ye, ariko buryo azatugeraho ashobora kuza agasanga wenda ndi muri iki kiganiro akampamagara wenda ntambonye akavuga ati indirimbo yanjye iki cyumweru ntizakinwa kuko runaka ntitwahuye, akayisiga wenda ku gitangazamakuru nabwo kuko uburyo yisizemo. Buriya hari n'ikintu abantu batamenya, uburyo yisizemo niba yisigiye Emmanuel dukorana ejo akazavuga ngo kandi awanyu nasize indirimbo, burya hari ikintu kigenda gitakaramo. Kuko ariko iyo mbanzi yavuga ati indirimbo yanjye yarasotse iri kwa runaka, dufite umupromoteri runaka uzwi ukora ibi bintu ibi nibi, niba hari icyo asaba nabwo wenda akagira uburyo akorana nayo makorari, ariko mbere byarakorwaga. Ahubwo ikibazo cyaje kuvamo nuko YouTube zaje kugira imbaraga. Korari runaka ifite YouTube yayo, urasanga bayifunguye ifite aba subscribers 30 ba korari bonyine baririmbamo, nabo hari igihe gukorari nabwo kandi ugasanga si bose, ariko ngo indirimbo ngo iri kuri channel yacu. Hari ijambo rikunda kubaho channel yacu vraiment. None uburyo bwo kuzana indirimbo uyu munsi biroroshye, ibitangazamakuru byose birazakira. Ikindi ntekereza haba hitazamo n'imbogamizi ivuga ngo ibitangazamakuru bimwe na bimwe se ko bivuga ngo amasezerano tugirana n'amakorari, kuko mwumvise ko hariho n'uburenganzira bw'abahanzi bivuga ngo indirimbo ni ikinwe ariko twagiranye amasezerano. Burya iyo promoteri hariya hari nge n'igitekerezo ntanga, waremeye kwitanga kwa promoteri runaka uba wariyemeje ko iyo ndirimbo izakoreshwa n'umuntu wari wese, burya byajya bitworera. Ariko uyu munsi waruvuze ngo zitugeraho zite? Korari runaka izazana indirimbo yayo, indi nayo izazana indirimbo yayo, indi nayo izazana indirimbo yayo. Uyu munsi biroroshye, ntawe bishyuza kuzana indirimbo aho nkorera jewe, ariko sinzi no mu bindi bitangazamakuru ko bigenda, ariko kuzana indirimbo bi free, ariko uburyo bwo gukurikirana ya ndirimbo yawe navuga ko bikigorana, kuko usanga niba wayihaye runaka ejo uzampamagara ngo none se Teo ngo wamenye ko nasize indirimbo, nzakwikiza mbwire ko nabimenye wenda se, cyangwa se urabimbwiye ngiye gushakisha. Hari igihe nzagenda nsange wenda system yakoresheje flash yayisibye n'urugero n'ibiki byose, ariko indirimbo nibiri kwa runaka ubizi ko wayisize kwa promoter kuri ya YouTube cyangwa kuri rwa rubuga runaka. Kera hari ama website njyaga mbona ya uploading indirimbo z'abahanzi, ubwo uzavuga ati indirimbo ngira hanaha wenda niho wayishakira. Ariko nanone hari aba promoter ngiye kumentioninga cyangwa mvuga igitangazamakuru runaka cyabikoraga, ugasana none iyo ndirimbo bagiye bashyiramo kwamamaza igitangazamakuru. Amaradiyo namwe natangiye kubyinubira, ugasanga ngo indirimbo niba ari kuririmba byageramo hagati akahita bakubitamo cya kinyamakuru cyabo, biterwa n'amasezerano ariko cya kinyamakuru cyabo. Ibyo byo ntibyari bitangiye kwimbogamiza mu maradiyo
kumva ko radio ndashaka kwamamaza ikindi gitangazamakuru kandi nta n'ikintu babahaye. Birya byaterwaga n'ama website yari ariho nayo kuko hari abapromoteri ariko biterwa n'amasezerano mwagiranye. Ubwiye muri umupromoteri ukavuga ati ku masezerano tugiranye wenda niba ari bunyishyure 70% kuko indirimbo izahora iwawe gabanya wenda unyishyure 50 ariko icyo kintu ntugishyiremo kugira ngo bitazaba imbogamizi. Ibyo byose bigendana n'amasezerano mwagiranye. Si cyo kibazo ahubwo ikibazo nyine nge nicyo mbona nk'igitekerezo ariko kuzana indirimbo bitangazamakuru navuga ko bicyoroshye. Sinzi niba ku bantu bose byoroshye ariko navuga ngo njyaho nkorera biroroshye. Yego mbere yuko wenda tuza kugenda tunagana ku mwanzo na Leopold aza gutanga igitekerezo ko abyumva. Hari amakorari kugeza ubu ngubu bagize nk'amarubumo atatane. Ariko atatane yose agiye abitsa ahantu. Hari na korari ejo natse indirimbo kugira ngo tuzicurange hari iwacu uko nzi ko ari korari ya mbere ku mudugudu kandi umudugudu ukomeye. Nzibatse barambwira ngo ngo ntago tuzi aho zagiye ngo na CD rwose ngo sinzi ngaho zikiri ngo tujya tuzi ngo zari kuri CD ariko kuri YouTube ntiziriho nta nibwo wayimu na dirija ntayigira no kuri flash basanga yicurange niwe unamubwiye uti namwe ntese umuntu afashijwe indirimbo zanyu na mu rusengero akabwira ati wihangano zo kanyuriza kuri telefone njye nkumva ndi mu rugo ayibona ngo nukuri pe ngo ntago yaboneka ngo masede ngo sinzi ahari ngo cyangwa ngo ngiye gusashakisha amasede yacu ngo tumenye aho aherereye nk'ubwo bagakomeza undi mushinga uvuga ngo twongeremo izindi ndirimbo. Icyo kintu tukigaruke tugitsindaje ku intego yacu no kugira ngo dukebure kandi turusheho gushyira imbaraga no kugendana n'ibihe turimo nibi hari ikoranabuhanga bari gushyira imbaraga mu ikoranabuhanga abanga isi yabaye umudugudu birasaba ngo tugendane n'ibihe turimo. Reka ndemere kuri Leopold ayo makorari ari gukora ibihangana akongeraho ibindi ariko bagenda bashyira mu kimuga cyane niho babikaga mu kimuga akabihishaho ngaho urababwira iki gukomeza kubakira muri studio birahagije gusa? Icyo nababwira nuko intego yabo ntabwo ibigezweho kandi buriya ku rundi ruhande ngewe nubwo baba bishyuye studio nkishyura abacuranzi nkishyura ibintu byose kugira ngo iyo ndirimbo ikorwe ngewe ntabwo binshimisha mba numva nubwo amafaranga bayaduhaye nubwo ariko kazi ariko mba numva intego yacu tutagezeho kubera ko twakoze kugira ngo ibintu bigere hirya no hino abantu babyumve bwa butumwa bwari buri ahantu ku mudugudu umwe butambuke bugere mu gihugu cyose. Urumva rero nubwo wabuguze nubwo watakaje imbaraga zishoboka ariko ntabwo intego yawe ntiwayigezeho rwose. Rero abo bantu bagerageze nk'uko Theo yabivuze hirya y'amafaranga hirya yabije bakoze yo kuvuga ngo indirimbo zizatwara iki n'iki zizatwara ikiguzi iki n'iki bongereho no kuzimenyekanisha. Numva ari cyo ngije nababwira. Wowe urakivuga iki Theo? Arabivuze uretse n'ibyo ngibyo ubu ngubu hari amakorari ndayaramukije amakorari yose abaririmba mu makorari badukurikiye bavuga ngo tuzazana indirimbo alubumu niyuzura ntibikigezweho. Wenda aba producer bajya banababwira iyo tuzana indirimbo nkunda kwibwira abaririmbyi batugana iyo tuzana indirimbo alubumu yuzuye zabaye indirimbo 10 cyangwa indirimbo 8 mwasoye kuvuga ngo alubumu yose nayizanye ngo ngiyo sinzi ngo nzahitamo iyi ngiye ikibazo mpita nkubaza iyo tuzana indirimbo nabaza indirimbo yitirirwa korari alubumu yanyu niyi yitirirwa indirimbo yi wenda ukambwira ati amashimwe ubwo mbazi ko ari indirimbo nziza mwahisemo wenda harimo iyitwa izabikora nziza harimo iyitwa amahoro n'ibindi nkizo ariko kuko nyine nabo ngo n'uburyo bwo kwirwanaho ariko iyo wazanye nk'indirimbo imwe kavuga ati ku kwezi tuzasora indirimbo ukundi gukurikira tuzasoriye biratworohera natwe abafasha abanyamakuru cyangwa se abanyamakuru bafasha ibyo bitangaza ibyo ayo makorari kugira ngo ibintu bigerweho kandi neza cyane. Icyo nsabarira amakorari usanga abayobozi b'amakorari baravunika na za komite iyo bigeze ku kintu kijyanye no gukora indirimbo iyo babwiye abaririmbyi barabyumva repetition barazumva byagera ku kujya muri studio abaririmbyi barishima byagera ku kwambara uniforme bagiye gusohoka barishima ariko byagera ku kintu kivuga ngo indirimbo zacu zizatwara iki kugira ngo zigere mu bitangazamakuru byinshi bagahita babika umutwe kubera ko ntibumva umumaro wabyo cyane ariko icyo nababwira bya bindi Leopold yavugaga hahandi mwageraga kuri ya misozi ubu ntimwajyayo
ubu ntimwategura biterana ubu ntiwategura igiterana no mu mujyi wa Kigali hari i Nyarugenge ariko wa mudije ya radio ya televiziyo barayireba shyiramo imbaraga bari kubireba za YouTube barabireba icyo nababwira rero nibashyiremo imbaraga muri ibyo bintu ikindi turasaba na producer na Leopold arimo mwikwishimira gukorera abantu indirimbo muzi ko namwe zitazakinwa hari nk'umuntu ukuzana indirimbo akabati nakoze indirimbo umukozi w'Imana none ndashaka kwikuzanira ngo uyigeze ku bantu mukuri wayumva ukanga kumucinga akambwira ati courage ariko nawe ukumva koko kwitakinwa kandi aba producer babizi akabati nzabakora dupatane nzabakora indirimbo nyinshi akazi bakorera kuko icyo yishakira ni iki ni ikinjira ariko ntabwo atekereza iyi ndirimbo nkoze koko izakinwa iyi ndirimbo nkoze ari ya korari yanjye wenda ndi gukorera kuko nayikora gutya ubwo rero n'aba producer turabasaba bafashe ya makorari batange produit nzima aho kugira ngo bakore indirimbo 10 wabagira inama bagakora indirimbo 2 kandi zikeneye zirimo babatoza zirimo bya bicurangisho byiza zirimo kwa gukosora amajwi aho kugira ngo banavuga ati we dukora ibyo dushaka oya naje gusanga nabyo byica ikintu kinini cyane cyavuze kirashoboka ko mwakwihanganira kwakira amafaranga y'indirimbo 20 cyangwa se 12 cyangwa 10 zo kujya kuri album ukavuga uti ni mu byazemwe 2 ariko nziza birashoboka ko abaproducer bishoboka ko babyakira cyangwa n'aba producer bakijijwe gusa ngira ngo ariko nubwo wenda ku ruhande rumwe nubwo bisa nibigoye ariko niko kuri kubera ko sinzi ntabwo numva producer wakora indirimbo 10 zikajya kubikwa kuko ku ruhande rumwe rega buriya bose wenda sinize iby'ubucuruzi ariko umuntu akuguriye ibintu akagurira ibicuruzwa hanyuma akagenda akajya kubibika ntabwire umugenzi we ati kwateho hari ibintu byiza ntabwire Emmanuel ati hari ibintu nibi byiza ntekereza ko nubwo yaguhaye amafaranga ariko mu by'ukuri nta kintu akumariye uraryayo ngayo ariko ejo ntabwo ubona ari nk'umuntu uzana indirimbo mwakumva ari mvuze ngo ari mbiyenda bishaka kugorana itarajya ku kigero cyo ko isohoka mukavuga ati iyo sinyikora mujye mubashe mugira izo mbaraga turabikora ngewe ndabikora rwose ndabikora kuko nk'ubu ngubu abenshi barabizi mbere yuko abantu baza muri studio iyo nta mutoza runaka uzwi nzi bahuye musaba sample akayinyoherereza nta kindi mba mbikoreye ntabwo ari ukugira ngo numve mbomba ngira ngo numve iyo ndirimbo agiye kuzana ashaka gukora imezite hari abo njya mbwira ni mubanza mushaka abatoza cyangwa abwira ni ndumva igerageza ku buryo ubushobozi bwanjye hano dushobora kuyikosora bigakunda birashoboka turabikora noneho ndashaka kuhindukira nkakubaza nka dirija wa korari Silowamu hano ku Mukenke kuri dirija wayo noneho turenga ibyo producer gatoya hari amakorari kugeza ubu ngubu agifite ikibazo cyo donc bategereza ko abaririmbyi kunya mbona ku korari yanyu turi muri gusohora indirimbo nyinshi kandi gusanga ntago ari abaririmbyi bose ntago ari korari yose yuzuye ntekereza ko icyo byari kubatwara muje nka korari yose ubwo nizira video ariko kiba kigabanutse hakaboneka abahagararira hakaba nandi makorari abo kugira ngo biza uwo mwuka uzumvikane bikundi muri korari bikaba intambara kavuga ngo twese turashaka kugaragara niba mutaretse ngo tuzafate video twese tugaragara situbyemeye ntitubyemeye abo ngabo urababwira iki ese mwege mukoresha nuhe muti nizihe mbaraga mwakoresha kugira ngo ibyo bintu mubishobore nka korari Silowamu ko njya mbibona ugasanga muri nka 5 6 kandi ugasanga muragarukiranye ariko kandi bihindutse umusaruro wa korari yose ngira ngo ariko no ku ruhande rumwe usibye n'ikibazo cy'imyumvire ariko ngiye mbona harimo n'ubupagani kutabyemera kutumva ko abantu none se tuve nk'urugero komite ntabwo igizwe n'abantu bose ntibagira komite turatora tukavuga itegeko ngira ngo wenda muri ADP rifite abo 11 kandi abo bantu turabemera rwose tukavuga tuti aba n'abayobozi bacu bajya baduhagararira kuki niba komisiyo ifite abantu 30 cyangwa 20 bikaba ngombwa ko ariyo ihagararira korari kubera kiyo komisiyo tutayireka ngo igende ijye kuduhagararira
kuko n'ubundi ntabwo nta yindi titire irengaho ni korari n'ubundi kuba byitwa ko ari korari rero numva abantu bagomba kubyumva cyane ko noneho intego ari ukuvuga ubutumwa bwiza ni ubutumwa bwiza ni za ndirimbo za korari n'ubundi nizo bagiye kuririmba numva none ikindi kintu abantu bagomba no gusobanukirwa nuko turi no gukorera mu bihe bigoranye tuve nk'urugero niba bavuga ngo wenda muri iki gihe wenda cya corona ni abantu kubona abantu benshi bahagaze hamwe ntabwo byemewe none se niba bitemewe duhagarike ivugabutumwa turakoresha uburyo buhari kandi byanze bikunze ntekereza ko amakorari yabotse kuri icyo kintu yabonye uburyo bwo gukomeza gukora ayafunze nayo akavuga ngo byanze bikunze tuzakora twese ariko turi 80 turi 100 ubuze bariye ko tutari kubumva ko nta bikorwa byabo turimo kumva icyo ni ikibazo ni ikintu abantu bo twebwe wenda nko muri Silowamu twagize umugisha nta ibanga nuko abantu babyumvise twarabibabwiye ubundi ngira ngo hari ibintu bikunda gupfira no mu buyobozi ariko niba komite abantu 11 bose bahurije ku kintu bati komisiyo nikore iniduhagararire korari nyine bweba yabyemeye numva rero ko icyambere nuko abantu bahuza bagahuriza kuri icyo gitekerezo Theo yakora rubereye president kugeza ubu tuvuge dukora ikiganiro iyo myumvire namwe yaragutse yaragutse navuga ko ari uko isanazamo n'ibi bihe natwe ubu wenda dushobora kuba twageze kwa Leopold kandi ntabwo twari buze na korari yose niba abandi bake bari buze ngira ngo icyo ntabwo kikiri ikibazo icyo abantu ariko babitswe icyo kibazo kiriho mu makorari oya ibyo byamyeho ni nkuko Leopold yafashe mikoro haruvuga ati giye kuki tarye nayifashe ibyo byo ni ibisanzwe kandi aho abantu bari hari ibintu bitabura ariko icyambere kirebwa hari aho bigera rero mukareba ku kintu cy'inyungu rusange bakaba aricyo bafatira umwanzuro akavuga ati ntitwitaye kuri ibi tureba ikintu cy'inyungu rusange ubwo inyungu rusange ari niki ni ukuvuga ubutumwa bwiza mu nzira zishoboka izo arizo zose reka turi kugenda tugana ku musozo turi kuganira ku ivugabutumwa mu ndirimbo haba makorari haba ku bahanzi ku giti cyabo nubwo tutatinze ku bahanzi ahubwo twagarutse cyane ku makorari tubihuza kandi n'ikoranabuhanga cyane ku isi yabaye umudugudu biturutse mu ikoranabuhanga aho ushobora kuba wavuga ubutumwa akanya kahita bugera muri Amerika nta n'iminota 2 irashira ibyo rero byanze bikunze bisaba ikoranabuhanga turi kuganira rero ku musozo nagiye basaba ubutumwa mwabutanze ariko bashobora ko ari ikindi mwakongeraho cyane cyane mubwira baba ari abaririmbyi mubwira bari abapresident mubwira bari bahanga niki mwabongereraho kugira ngo turusheho kuvuga ubutumwa bugere kure kandi twe gusigara inyuma mpamvu ngo twe gusigara nuko nandi umwe mu baririmbyi twe gusigara inyuma ngo ikoranabuhanga ritugendane cyangwa se abandi bari muri secular music sandirimbo zindi zitari zihimbaza Imana cyangwa se zivuga Imana bo bakomeze bakwirakwiza ibintu ariko iby'Imana bisigara inyuma hakomeze hakorwa iki murakoze cyane turabashimiye natwe umwanya mwazaye kugira ngo tuvuge icyambere namaze gushimira abantu baba mu makorari korari ravunika ku kigero cyo hejuru ubushize nigeze korana ikiganiro mumaze se ubona hari ikintu cyakora korari garuza ibintu bayatakaje ntibibaho kugeza uyu munsi biracyagoranye mu Rwanda ariko iravunika abantu baritanga barara badasinziriye bashyiramo amafaranga yabo menshi batagamije ko azagaruka navuga ngo korari niyo muri abahanzi ari ukuntu ashobora kumutumira muri konseri bakamushimira bakamubwira ati wadufashije akagira n'abamubwira ati akira tike mutahe ariko korari yo isiga initanze navuga ngo rero korari ziravunika abantu baba mu makorari rwose niba utaba muri korari ujye wubaha umuntu uba muri korari buriya baravunika ama uniforme ingendo n'ibiki byose turabashimiye rero amakorari navuga ngo icyo nongeraho nuko ba bantu bakunda kuririmba munakunde ko bigera kure kuko hari abantu busanga bazi kuririmba mu makorari agahora ari mama nabyo tutamuvuga agacogora oya mushyigikira uwo murimo mukora kugira ngo ugere kure niba uzi ko ufite ijwi ryiza shaka n'icyarishyigikira kugira ngo rigere kure niba ari imyitozo irahagije ni myiza ariko shaka n'amafaranga narakenewe muri uyu murimo
nicyo kintu nakongera kuko hari igihe usanga bavuga ati biriya ni twebwe tuzaririmba tu Leopold azashake amazi tujyana muri studio n'urugero runaka azadushakira ukagira ngo hari ibintu bigenewe abantu bamwe ariko ko navuga ko ni umuryango mwiza utagize uvunisha ngo byaba byiza aho kugira ngo dusange runaka uvunikiramo kurusha runaka nibyo bintu nashimira kandi vraiment amakorari akanguke harimo abantu bavuga ati korari izi nizi kweri zirakora no babona zitabarusha ibikorwa ahubwo icyo babarusha ari ukumenyekanisha ibyo bakora reba yuko mutabitsa album mutamenyekanishije reba yuko mutabitsa indirimbo murindiriye kuzamenyekanisha umwaka utaha ubutumwa bwiza mukamububitse navuga ngo bupfundikira abarimbuka niko Yesu yavuze niba dufata ubutumwa tukabwubika intonga butwikirira abarimbuka niko Yesu yavuze rero niba mwarakoze indirimbo mukaburimwe muziyumvira navuga ngo Imana ibababarire nubundi bari kuziririmbiraho mu jepitsi wabo bakazumva ya Leopold worongera hikire ngira ngo nanjye nicyo no kubakangurira kongera kugendana n'igihe bagendane n'igihe kandi ubutumwa burahari rwose burahari indirimbo zirahari hari ahantu ugera nubwo haba ari no ahantu wenda hitwa ko ari mu cyaro ariko kumva indirimbo kumva korari ukavuga ati indirimbo kweri ariko basi bikazaherera iyo ngiyo kandi atari uko babuze ubushobozi korari biratangaza kuntu ugera nko mu cyaro ugasanga nkunda kubibona cyane ku makorari yo mu bice by'amajyaruguru n'iburengerazuba n'abantu bagira ishyaka cyane ndazi ni iwacu ariko ugasanga bafite ibikoresho wagera ku mudugudu ibyuma amayinifomo bicurangirwa aho ngaho ntabwo birenga aho ngaho rero akagari ntakabyumva kose ariko mu by'ukuri mukanguke izo ndirimbo muzizane muzaba producer bazikore nizisohoka umuntu azikurikirane mumenye ko zatambutse zageze kure hashoboka nibwo umusaruro uzabugezweho nibwo izamvune zanyu zizaba zigezweho murakoze cyane reka tubashimire ko mwafashe umwanya mugakurikira iki kiganiro nizera ko mwungutse bishya yaba uba muri korari uri umuririmbyi uri muri komite uri umuyobozi ndatekereza ko hari indi myumvire ibitekerezo byagutse byo kugira ngo wamamaze ubutumwa bwiza ariko bugere kure kandi no mu gihe gitoya twabonye ko kugira ngo indirimbo ibe yaza muri studio singoba kurindira ko muzagira indirimbo 11 12 nimwe mwamuyizanye igatunganywa igasohoka hanze ubutumwa bukaba buvugwa mugatunganya n'iyindi kandi mwabonye ko muravunika koko namwe murabizi muravunika ese izo mvune zanyu murashaka kujya muzihisha aho ngaho iwanyu zikaguma aho ngaho nimuzire kure zitanga umusaruro zikwiye gutanga ugere kure haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo birashoboka ko utazagera muri Amerika ariko ijwi ryawe ryazahagera indirimbo yanyu yazahagera ikabwiriza n'abari batarakizwa turashimira ko mwaduteze amatwi kandi nshimire n'umutumirwa MC Theo cyangwa Imana Theogene wakoze cyane kwigomwa murakoze cyane namwe yego reka kandi nongere nshimire na Leopold nubwo navuga ngo ni nyirurugo muri no studio aho akenshi tujya dukuna no gukora ibiganiro Leopold nako turagushimiye cyane murakoze cyane nanjye rero ndiye Emmanuel ntakiruta Imana ndabashimiye reka dusoze dusenga nkuko n'umwe twatangiye dusenga kugira ngo Imana ikomeze ibahe umugisha ibyo dukora ikindi nawe turagusabye urabona aho hasi hatukura ukanze subscribe no kudushyigikira no gushyigikira icano no gushyigikira ubutumwa bwiza kugira ngo n'ubutaha nitugira icyo dukora uzahita ukibona mu buryo bwihuse kandi unadufashije ukabigeza no ku bandi bakanda banditse share uburyo ubudufashije nyine ya promotion kugeza ubutumwa inkunga guhugura no ku bandi batari babizi reka nsabe rero Leopold adufashe mu gusoza dusenga Imana kugira ngo Imana ikomeze ibahe umugisha kandi byose bishobora kugenda neza Imana turagushimiye icyubahiro ni kibi cyawe tugushimiye ko waduhaye umuhamagaro mwiza umuhamagaro wo kwamamaza wo gutanga ubutumwa hirya no hino mwami turabigushimiye kuko aya ni amahirwe twahawe amahirwe atafitwe na buri muntu wese
nyemerera rero ayo mahirwe twahawe twe kuyapfusha ubusa cyangwa ngo tutagera ku kigero gikwiriye nk'uko ubishaka. Reka dutange imbaraga zose, reka dutange ibishoboka byose kugira ngo ubutumwa waduhaye bugere kure. Urakoze cyane, reka uhe umugisha buri muntu wese wafashe umwanya akareba ibi biganiro, kandi ugira icyo umwubakamo, ugira irindi shyaka umuteramo, umugirire neza kugira ngo izina ryawe ryamamare no muri ba bandi batarakumenya. Icyubahiro nikomeze kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Hari n'ibiganiro byatambutse wakomeza ukabireba, hari n'ibindi turi kugutegura mu gihe kizaza, kandi yo subscribe. Imana ibahe umugisha.